no muri Egiputa muje gukora ibintu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo kandi niba mutekereza ko gukora Uwiteka ari bibi, muvage kuzana amahitamo. Yesu ashimwe. Noneho niba mutekereza ko gukora Uwiteka ari bibi, uyu munsi ni wihitiremo. Yesu ashimwe. Gukorera Imana ziriho muri bene iki gihugu turi, cyangwa imana z'abamoko, cyangwa imana basokuruza bakoraga hakurya rwa ruzi, ariko baje gusoza bavuga ngo jewe ninde n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Iri jambo rirakomeye cyane. Ni ukuvuga ko hano hari ubuzima cyangwa hari ubugingo, hano hari urupfu. Yesu ashimwe. Amen. Yoshua yakoze nyuma ya Mose yabaye umwana w'Imana amaze kugera imyaka 40 aje Mediyani. Nyuma yaho aragaruka aza muri Egiputa, Imana imaze kumuganiriza imubwira ko agomba gufata ubwoko bwa Isirayeli akabukura muri Egiputa akabujyana mu gihugu cy'amasezerano. Ayo makuru murayazi neza. Nyuma yaho Imana ibona ko atari byiza ko yinjira muri cya gihugu cy'ubuzima cyangwa y'umubiri. Imana imuheza umutsimbura witwa Yoshuwa. Uyu Yoshuwa mwene Nuni yari umusirikare ukomeye. Yesu ashimwe. Amen. Bamaze kwambuka Yorodani yicaranye imiryango yose ya Isirayeli. Isirayeli imiryango ingahe? 12. Ahamagara abatware, ahamagara abakomeye, ahamagara abatambyi, bahagarariye ya miryango yose. Bakiganiro baricara baravuga ngo reka dusubize amaso. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Arababwira ngo bene data, reka dusubize amaso inyuma turebe ko twavuye tugiye kugana. Ati Imana yabasokuruza guhera kuri Aburahamu, musubire hejuru babibona, guhera kuri Aburahamu na papa wiwe, papa wese yabwirwa avuga ukuntu yafashe Aburahamu kumujyana mu gihugu izamwera, avuga ukuntu yakigezemo uriya wakarugara, avuga ukuntu yafashe ubwoko Aburahamu yabyaye umwana wa mbere mu zabukuru witwa Isaka, avuga ukuntu Isaka yabyaye Yakobo, avuga ukuntu Yakobo yabyaye bari abantu 12, avuga ukuntu bagiye baba iminyago baja muri Egiputa, avuga ubuzima bw'uburetwa babayeho. Igihe kigeze imyaka myinshi cyane. Yesu ashimwe. Bava muri Egiputa bahuye n'intambara nyinshi cyane. Bahuye n'Abamori, bahuye n'Abahivi, bahuye n'Abayebusi, bahuye n'abandi benshi atandukanye. Nyuma y'imyaka 450 abo bose barabatsinda. Yesu ashimwe. Ibyo byari bihari. Abantu bazaririmba cyane. Yesu ashimwe. Amen. Uba bakubwiye ngo tegetse imyaka 20 y'ubuzima bwawe usubire inyuma, wabona ko ari Imana yakoze. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntibujije ko umunsi ushobora kwibarirwa bitewe n'ikibazo cy'ubona nacyo umunsi uvuga ngo Imana yanjye ntakimariye, ntabwo nishaka, ndanayirakariye, ntabwo ashaka kuyumva. Itaje kuba nini amaze kubona ubwo buzima bwose, aricara arababwira ngo bene data bari ibiryo batahinze, murabizi. Wakwibaza ese imyaka bamaze mu butayu 40 bari babayeho. Imana ntiyarize ukuntu yababaye, kandi nabo bari abahamya bacu kuko bari bahari. Ibyo byari bihari. Bagiraga inkingi zabasha kubayobora iyo umucyo n'iy'umwijima. Iyo umucyo wabamurikiraga bari imbere, iyo umwijima ikaba hagati yabo n'abanyine. Ibyo byose barabibona. Ageze kuri iki gice ni nacyo gice cyane bacanye.
arababwira ngo nuko noneho bene data. Yesu ashimwe. Amen. Muri bo gutekereza ko ari gukorera ubute nyuma y'ibyo byose mvuze n'ibyo ntavuze n'ibyo mwumvise n'uko bimeze. Kandi ntabwo ari mwenyine abikorera n'urubyaro rwabo. Kandi sinabikoze ntagize igitambo nta muzi ukuntu imfura zose zo muri Egiputa zaje. Ntimubizi? Turabizi. Hari izari zafungaze ntaje. Muzi ukuntu ingabo za Egiputa zabashe kuhabona kugira ngo ubashe kubaho. Ageze muri iki gice aravuga ngo nuko noneho mubaho Uwiteka mumukorere mu by'ukuri mutabyara kandi mukureho za mana abasokuruza banyu bakoreraga hakurya rwa ruzi muri muje gukorera Uwiteka. Ibyo tubihagije ngo kandi niba mutekereza ko ari nyuma y'ibyo byose ugatekereza ko ari ibi gukorera Uwiteka, uyu munsi turi itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu. Ibyo wanyuze murabizi, urabyumva. Ukiri umukobwa, ukiri umudamu, kugeza uyu munsi utari cyangwa uri umusaza cyangwa uri umukecuru. Niba ibyo byose wanyuze uyu munsi ukabona Uwiteka ibyo yakoze atari byiza, uyu munsi kuri izi tariki dufite kopi ni abana bawe. Yesu ashimwe. Amen. Ariko iyo bahita mu bana baravuga ngo njyewe ufite iri jambo ukiri umuyobozi simbavugire, njyewe n'umugore wanjye n'abana bawe tuzakorera Uwiteka. Yesu ashimwe. Amen. Ubundi rero yakiravuga gukorera Imana kugira ngo dukire umuvumo mu bisekuruza. Ni bande bazi ijambo umuvumo? Murawuzi? Ubundi umuvumo ni iki? Twabaye abantu mudeje bavuze ngo igice bitubwira ariko hano ntakubaza. Siko bimeze se? Bitewe n'imyumvire y'abantu nuko abantu babitekereza bagira abantu muhumve cyane. Hari ibintu twita ngo ni za karande, hari ukuntu tuvuga ngo abantu barategeka, hari ukuntu tuvuga ngo abantu bagize indwara zohererekanya mu bisekuru, nyina yaramwishe, ese yaramwishe, mukuru yaramwishe, bapfa bamenyutse. Uyu wari umaze kugira amahirwe, n'uwari ufite akazi, wari utunze umuryango arakenyutse, inzoga zarababase, babyarira mu rugo. Ibyo bibazo kubera kuri nyirakuru yabyariye mu rugo kugeza abyaye urugo, ibyo byose muzi ko bibaho. Hari ibyo mwigeze kubona mu miryango mwarabibona. Ibyo ni byo abantu batekereza, bimwe birasa ibindi bibisi. Yesu ashimwe. Amen. Ariko reka turebe mu isezerano rya kera, hari icyo Imana yonyine ishobora kuvuma kandi bikavumika. Yesu ashimwe. Amen. Hari n'ibyo abantu bita ko ari ubuvumo kandi atari ubuvumo, ari ibisanzwe, ari uburwayi kandi wamuvura agakira akaba muzima akabaho. Yesu ashimwe. Amen. Ariko kubera ko tuba mu nzu y'Imana cyane, ibintu byose ni amadayimoni, ibintu byose ni uburozi, ibintu byose ni ibihoya. Yesu ashimwe. Amen. Niyo mpamvu tuza ku musozi w'uburezi kugira ngo twige dusobanukirwe, tumenye itandukanye y'ibyo dushobora gusengera n'ibyo dushobora kwifuza n'ibyo twagendesha nyina. Yesu ashimwe. Amen. Mu isezerano rya kera reka turebe iby'Imana yise umuvumo. Pastor wadusomera Itangiriro ibice 3 ku14 kugeza ku 19. Itangiriro ibice 3 umurongo wa 14. Aravuga ngo Uwiteka Imana ibwira Yozoka iti, nk'uko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda
ukurura inda uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzabakomeretsa agatsitsiro. Amen. Amen. Muvise umuvugo w'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti uko ukoze ibyo kumenya ibyo ari byo. Mwumvise? Kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukururira, uzajya ujya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. 15 nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, hagati y'urubyaro rwawe n'undi, uzagukomeretsa umutwe nawe azagukomeretsa agatsitsiro. 16 kandi Uwiteka Imana ibwira umugore iti ba mama muzamura amaboko ni mubano no mu ruho ufite wavuga kandi ibingibi ntawabihindura kubera ko ari Imana yabikoze. Inzoka bayivumye mu rugo. Reka twumve icyo Imana yavuze ku mumama cyangwa se ku mudamu. 16 kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, uwo mugore ni Eva, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe tuzahera ku mugabo wawe nawe azagutwara. 17 na Adamu kuva abagabo rero urugo dufite niba ukora cyane ukaraba ukora cyane ntugire icyo ucyura kugera ugire icyo ugeraho, ugasanga ibyo yabiraje ukoze akazi gashoboka n'akadashoboka nimwumva mu byapa. 17 na Adamu aramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukareba ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvuma. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibivamo ugombye kubiruhuka. Yesu ashimwe. Amen. Aya makuru murayazi, ariko ibi bintu nta muntu n'umwe wabihindura. Mubise bimeze nka za kanseri. Ntimuzi ko arabakura kanseri igakira kandi akabaho. Mubise bimeze nka diyabete. Imana imaze kurema ibyaremwe byose uretse umuntu itararema umuntu. Muzi ko umuntu ari waremwe nyuma y'ibindi biremwa byose. Yesu ashimwe. Amen. Imana yamaraga kurema ikintu ikakiteka baho ni cyiza. Yesu ashimwe. Umunsi wa kabiri ikabona kurema icya kabiri. Imaze kurema ibintu byose igera ku mwana wawe. Yesu ashimwe. Iramurema, imaze kumurema, nyuma yaho muzi uko byagenze, iramusinziriza ibitotsi bikomeye cyane umugabo imukuramo umudamu cyangwa umukobwa. Nyuma yaho ibashyira mu ishyamba yashizeho iriho imbuto nyinshi cyane. Iryo shyamba cyangwa se iyo jardin bari bafite ikintu cyose gishoboka. Kandi murabizi ko inzoka yari ihari kuko nayo ni ikirema, siko mubizi? Kandi yanaremwe mbere y'umuntu n'isenderi n'ibindi byose. Nyuma rero hano dusomye inzoka ishuka umudamu ati n'urugero ry'imbuto amaso yawe azahezwa, uzaba nk'Imana, uzamenya ikibi umenye n'icyiza. Umudamu mbese n'ibyo none se ko batubujije kurya imbuto, none se Imana ishaka ko mutaba nkayo? Aya makuru murayazi, kugeza umugore nawe aba ari hafi y'umugabo.
umugore abwira umugabo